ndashaka kuvugana n'abasore bo mu nsengero zitandukanye cyangwa se mu kiliziya, nashaka abari no mu musigiti bigize ba munoni. Abo ngabo ni ba bandi batumiza ku bakobwa ngo ni bashiki ba muri Kristo Yesu bagamije kubakoresha ibyaha. Noneho umukobwa nawe akabura ubwenge, ugasanga koko arabyitabiriye, yagerayo umuhungu yirwaje yagize ate akamukoresha ibyaha. Nagira ngo mbabwire ngo ibyo bintu Imana irabirambiwe, irambiwe abantu bagira ubusambanyi, bagira ubuhehesi, bakajya mu nzu y'Imana, bakajya kuririmba, bakajya mu rusengero gusenga, nyamara ntibafate umwanya wo kwihana. Niba wabiguyemo mwene data, basi se tera intambwe wihane. Mana nziza, Mana igira neza, ndagushimye kubw'ijambo ryawe tugiye kumva, ndagushimiye kubw'impuguro zawe tugiye kumva. Komeze kubana natwe, komeze kutugirira neza. Bwiza bw'Imana bubane n'urubyiruko muri iyi minsi, kandi icyubahiro cyawe kigaragare mu izina rya Yesu. Amen. Mana ishimwe cyane. Umunsi n'undi muri kumwe na Nkunda Kristo TV hamwe na Mama Bonheur cyangwa se Mukamusonera Donata. Uyu munsi noneho ndashaka kwiganirira n'urubyiruko ruba mu rusengero cyangwa se mu kiliziya cyangwa se mu musigiti, mbese muri rusange ni abasore navuga ngo basenga Imana, baba mu nzu y'Imana, bakorera Imana, ariko ugasanga ubukristo bwabo nta kintu bushingiyeho, imbuto bera ntacyo bashingiyeho. Abakobwa nuko ugasanga nabo imbuto zirabuze, nibyo bigusha by'abahungu biriho. Imana itugirire neza, kandi bavuye mu nzu y'Imana n'ejo ndetse barateganya kuzajyayo cyangwa se bakanabikora bavuyeyo. Imana itugirire neza. Birakwiye kugira ngo mugabanye ibigusha mu nzu y'Imana. Reka mbabwire, Imana yacu ntabwo izahora iceceka. Hari impamvu nyinshi abantu twitwaza nk'urubyiruko, ariko zitari zo, ahubwo zituganisha ku cyaha. Ndashaka kugira ngo dusome ijambo ry'Imana, kandi pe ririsobanuye, ntiribarambire, ahubwo ndashaka kugira ngo turisome nk'urubyiruko cyangwa se turyumve nk'urubyiruko, ndetse n'abafite abana, ndetse n'undi wese wafashwa n'iri jambo akagira n'uwo risangiza, nabyo byaba byiza. Imana itugirire neza. Twihuse reka dusome amagambo ari muri Samweli, ni igice muri Samweli wa kabiri igice cya 13. Samweli wa kabiri igice cya 13, turasoma duhereye ku murongo wa mbere tuze gukomeza. Ntimurambirwe kuko ni amagambo meza kandi yisobanuye rwose, ntabwo ndi buze kuyatinda. Ubundi ni nkaho nakayasobanura, ariko ntabwo ndi buyatindeho, nta nubwo ndi buyavugaho byinshi, ahubwo namwe buri wese ari byikurire mwibye. Nkuko nabivuze ni Samweli wa kabiri igice cya 13, turahera ku murongo wa mbere. Kandi Abusalomu mwene Dawidi yari afite mushiki we witwaga Tamari. Bukeye Amunoni ahagarika umutima ku bwa mushiki we Tamari, bituma arwara kuko yari umwari kandi abona ko bimukomereye kugira icyo yamukoraho. Amunoni yari afite inshuti ye yitwaga Yonadabu mwene Shimeya, mukuru wa Dawidi, kandi Yonadabu wo yari umugabo w'ingurumbanya cyane. Aramubaza ati, wa mwana w'umwami we, ni iki gihora kikunanura uko bukeye? Ntiwabimbwira? Amunoni aramusubiza ati, umva nabengutse Tamari mushiki wa mwene data Abusalomu. Yonadabu aramubwira ati, iryamire ku buriri bwawe wirwaze, maze so naza kukureba umubwire uti ndakwinginze, reka mushiki wanjye Tamari aze ame icyo ndya, antekere ibyo kurya hano imbere yanjye, kugira ngo mbirebe mbirire mu ntoki ze. Nuko Amunoni araryama arirwaza. Maze umwami aje kumureba, Amunoni aramubwira ati, ndakwinginze mushiki wanjye Tamari naze antekere udutsima tubiri imbere yanjye nturire mu ntoki ze. Nuko Dawidi atuma mu rugo kuri Tamari ati, ubu ngubu jya kwa musaza wawe Amunoni umutekere ibyo kurya. Nuko Tamari ajya kwa musaza we Amunoni, asanga araryamye, yenda urwanga arubumbiramo udutsima imbere ye aratwotsa.
asingira urukarangiro ayimushyira imbere, yanga kurya. Maze Amunoni aravuga ati abagabo bose nibiheze, umugabo wese ariheza. Nuko Amunoni abwira Tamari ati nzanira ibyo kurya ku murere ndire mu ntoki zawe. Nuko Tamari yenda utwo dutsima ahishije adushyira musaza we Amunoni ku murere. Ayimuhereje ngo arye, aramufata aramubwira ati ngwino turyamane mwene data. Nawe aramusubiza ati oya mwene data w'inkozi isoni, kuko bene ibyo bidakwiriye gukorwa muri Isiraheli, we gukora iby'ubupfu nk'ibi. Mbese nkanjye izo soni nazicana he? Kandi ntiwaba ubaye igicucu muri Isiraheli? None ndakwinginze ubivugane n'umwami, kuko atazakunyima. Ariko yanga kumwumvira, maze kuko yamurushije amaboko aramuhata aryamana nawe. Maze hanyuma Amunoni amwanga urunuka rutagira akagero, urwango yamwanze rwaruse ubwinshi urukundo yari amukunze. Amunoni aramubwira ati haguruka ugende. Nawe aramusubiza ati reka, kuko iki cyaha ukora unyirukana gikomeye kuruta icyo wankoreye. Ariko yanga kumwumva, maze ahamagara umunyagikari we aramubwira ati sohora uyu mukobwa amvire mu nzu, maze umukingirane hanze. Kandi yari yambaye umwambaro w'amabara menshi, kuko ariko abakobwa b'umwami b'abari bajyaga bambara. Nuko umugaragu we aramusohora aramukingirana. Maze Tamari yiyorera ivu mu mutwe, ashishimura umwambaro we w'amabara menshi yari yambaye, yikorera ukuboko agenda arira umugenda aboroga. Musaza we Abusalomu amubonye aramubaza ati mbega wahuye na musaza wawe Amunoni? Nuko ihorere mwene mama, ni musaza wawe, we gushengurwa umutima n'ibyo. Nuko Tamari aguma kwa musaza we Abusalomu nk'umwange. Maze Dawidi yumvise ibyo byose ararakara cyane, kandi Abusalomu ntiyaba akivugana na Amunoni ibibi cyangwa ibyiza, kuko Abusalomu yari yanze Amunoni ubwo yakojeje isoni mushiki we Tamari. Imana itugirire neza. Reka twongereho imirongo 2 yonyine y'icyo gice n'ubundi cya 13, umurongo wa 32 n'uwa 33, turekeraho ubundi duse nk'abaganira. Ariko Yonadabu mwene Shimeya mukuru wa Dawidi aravuga ati nyagasani ntugire ngo bishe abana b'umwami bose, ahubwo hapfuye Amunoni wenyine. Icyakora byategetswe na Abusalomu, kuko yabigambiriye uhereye umunsi Amunoni yakoreje isoni mushiki we Tamari. Nuko none mwami nyagasani, iryo jambo rye kugukura umutima wibwira ko abana b'umwami bose bapfuye, ahubwo hapfuye Amunoni wenyine. Imana itugirire neza, kandi Imana ihabwe icyubahiro. Mwabyumvishije, ni amagambo menshi ariko yisobanuye avuga ku musore witwa Amunoni. Amunoni yakunze Tamari, mbese ni umuntu yitaga mushiki we. Kubera iki? Bari abo mu nzu y'Imana, nkuko abenshi babyitana mushiki wanjye. Ubu ngo basigaye bavuga sister, ababyishe bakavuga sisteri. Imana itugirire neza. Ubu noneho ntago bikiri musaza wanjye cyangwa se musaza w'umuntu, ni brother. Imana itugirire neza. Izi nyito rero nibyo reka tuzitane, ariko nanone tuzigendereho. Imana itugirire neza. Ibaze kuba uri mu nzu y'Imana ukorera Imana, ugafata nyine sister wawe, reka mvuge iby'ubu ngubu ibya mushiki, reka mbireke nubwo Bibiri ariko yatubwiye sister, kubera yuko ushaka kumukoresha icyaha ukabura uburyo. Imana itugirire neza. Noneho ugasanga utumye mugenzi wawe, kuko ijambo ry'Imana rirambwiye ngo Amunoni yaratumye, ngo mbese atumye, haravuga ngo munzaniye mushiki wanjye. Agira n'uwo kumushuka. Mu nzu y'Imana tujya duhura n'abantu badushuka, ukagira ikintu mu mutima wawe kikuzamo, cyangwa se ukumva irari ry'umubiri riraje, wagira ibyago ugahuza n'uwo muhuje nawe akagushuka. Urumva rero Imana itugirire neza. Uyu Amunoni yagize, reka mvuga ngo yagize iki gitekerezo kitari cyiza, agambirira muri we, agirira ari muri we. Arangije abona uwo kumufasha, aranamushuka, arangije aramubwira ngo wirwaze. Dufite abasore rero
muri iyi minsi agira atya akirwaza, agatuma kuba yabeshye ko ari inshuti ze cyangwa se inshuti ye, isisita we nyine nk'uko nabivuze, mushiki we muri Kristo Yesu, akamutumaho akamubwira ngo ngwino unsure narwaye, ngo kandi ngo ndakira ngo ari uko ngo wansuye. Imana itugirire neza. Nyamara afite intego. Ijambo ry'Imana rabitubwiye kandi rabisobanura neza. Hari abakobwa muri iyi minsi rero nabo umuhungu ahita amuhamagara agahita mbese abasa nk'orose wabyukaga. Niko bako mwabaye abari mukaba bari beza mudakojejwe isoni. Imana itugirire neza kandi Imana itwiteho. Abahungu babuze ubwenge, abakobwa babuze ubwenge, bafite abajyanama babi. Imana itwiteho. Ndakubwira ngo rero wowe, irari ni riza uzasenga Imana, irari ni riza uzaturize mu Mana. Imana itugirire neza. Kubwira mwene so hari igihe uza n'uwo wita ko ari mwene so aho kugira ngo agukura aho uri ahubwo akakuroha. Imana itugirire neza. Turasomye rero uburyo yirwajije, yarangiza kumvikanisha uburyo noneho ngo agomba kurira ku kibero cyandi cya Tamari. Imana itugirire neza. Ba Tamari muri iyi minsi ba mu nzu y'Imana, mugarukira aho ngaho. Imana itugirire neza. Aho umuhungu agushuka akaguhamagara, dore telefone zaranateye bisigaye byoroshye, akaguhamagara akakubwira ngo narwaye, ngo kandi ngo nakira ari uko ungezeho. Ni muganga ninde? Ese ni ikinini ugiye kurya? Ni ikinini ugiye kunywa? Imana itugirire neza. Nurushinge utumyeho ngo barugutere. Imana itwiteho. Wagiye kwa muganga niba warwaye, Imana itwambika imbaraga kandi Imana iturengere. Ntabwo ndi buvuge ku basore gusa, ndi buvuge no ku bakobwa, kuko iyo urebye muri iyi minsi ubona na hari abakobwa nabo bazengereje abasore muri iyi minsi. Abakobwa rega nubwo Bibiliya ivuze Amunoni tukamwumva nk'umusore, ariko hari n'abakobwa muri iyi viziyo uzi ko arwara akanya gatoya akavuza induru, sheri narwaye urangurira icyayi ngaho se kinzanire. Ego Mana, Imana itugirire neza. Aha niho ibintu byahindukiye. Ubundi kera wararwaraga ukabyimenyera, uwo kugusengera akagusengera, ubundi si umuntu uramutumaho ngo akugira ati Imana itugirire neza, ko wenda ntaranagukwa, niyo yaba yaragukoye. Hari ibyo tureka Imana ikabanza ikabiha umugisha. Ariko muri iyi minsi reka da, ibintu byarahindutse, byarakomeye. Nkagira inama abakobwa, nyamuneka mwirinde mutazamera nka Tamari. Noneho ikibabaje rero, umuhungu akaguhamagara akakubwira ngo sheri, shushu be, sweetie, hani, narwaye ngwino undwaze. Urajya kumurwaza uri umugore we, urajya kumurwaza uri mushiki we. Imana itugirire neza kandi Imana itwite. Yafashe bene se ariko ubundi yahamagaye umuhungu mugenzi we basengana, yahamagaye umuhungu we mugenzi we baturanye, yahamagaye umuhungu mugenzi we bavukana cyangwa bakorana, ko bishoboka. Ibyo bintu rero birimo gutuma abantu benshi bagwa mu byaha, ukagwa mu byaha kandi wabuze ubwenge kare. Uyu nguyu Tamari yaza guca akenge kare, ntiyizere ko uyu muntu ari musaza we muri Kristo Yesu, ntiyizere ko ari brother. Iki cyaha ntabwo yarakigwemo. Buriya ubundi icyaha cyarakozwe, uwagikoze arahari, ariko nanone uwagihaye urwaha arahari. Imana itugirire neza. Urajya gusura umuhungu ufite izihe mbaraga zo kumurwanya? Imana itugirire neza. Ubu rero reka mbabwire, birakwiye kugira ngo mugire umwifato ukwiriye kandi uboneye. Ikibabaje rero, yamaze kumukoresha icyo ashaka, mwabyumvise, kandi abenshi bibabaho. Ari naho mpamvu abantu benshi usanga bahetse abana cyangwa se bakabyara abana badateganyije, batari muri gahunda. Imana itugirire neza. Ugasanga umwana aramubyaye ariko ntamwitayeho, cyangwa se niyo atakubyaza amaze kugukoresheje iki cyangwa uko tubibonye Tamari byamugendekeye, ugasanga umva mucanyi waka, ibirangiriye aho ngaho icyo yashakaga yakibonye. Ibyo bintu nabyo bikunze kubaho nk'uko ijambo ry'Imana rivuze. Yamaze gukora icyo nyine yamuririye ku bibero, arangije amubwira turyamane. Imana itugirire neza. Noneho urumva rero kubera ko umukobwa yananiwe kugira amakenga kare, yagiye kandi hari bumucikire, na cyane ko abantu bose bari aho ngaho bari babaheje nk'uko ijambo ry'Imana ribitubwiye. Burwo urumva wacikira he? Muko wacikira imbaraga ufite zingana iki? Wavuze induru wijyanye? Imana itugirire neza. Niba wijyanye ubwo nyine mera akakubaho kakubeho, ibizakubaho byirengere. None birimo guturuka ku bakobwa n'ubu baretse ibintu byo kuba bari.
bigira abantu ukundi kuntu, ntabwo bagirwa inama, ntabwo bumva icyo umuntu ababwira. Imana itugirire neza, mwumve inama mugirwa n'abakuru. Iri jambo ry'Imana icyama umuhungu cyangwa umukobwa wese akaryumva ryamufasha, bigatuma nibura nawe agira amakenga. Ugasanga sheri, Yesu we nkemurira ikibazo, ndumva agiye gupfa. Urapfa se? Urwaye iki? Imana itugire neza. Noneho abenshi bakaba bazi ngo nimbabaza sheri wanjye ngo aranyanga, nashaka kwange. Uwo n'ubundi ntabwo ari uwawe ushaka kugukoresha icyo cyaha. Iyaba mwabimenyaga, uwo ntabwo ari uwawe. Ese ubundi umuntu wamaze kugukoresha icyaha ntugerayo, ubundi ubwo urumva azagufata gute? Imana itugirire neza. Ubwo se ubundi umuntu ugukoresheje icyaha ntabwo yagikoresha n'abandi? Imana itugirire neza. Birashoboka rero ko ibintu waba warabiguyemo. Saba Imana imbabazi utarapfa, kuko tumaze kureba dusanga ni ukuvuga ngo uyu mukobwa yari afite musaza witwa Busalomu, arangije yahise yanga Amunoni, arangije agambirira kumwica, amwanga urunuka kubera ko yamukoreje mushiki w'isoni. Imana itugirire neza. Ndashaka kuvuga ku iherezo ry'abahungu cyangwa abakobwa baba muri ibi ngibi. Iherezo ryabo ni iki? Ni urupfu, ni ukujya ikuzimu. Imana itugirire neza, kuko urumva niba uyu muntu yarabikoze yarangiza agapfa, yagiye mu ijuru. Imana itugirire neza. Ijuru dukorera rero bisaba kugira ngo umuntu yitware ku gato no ku kanini. Umubiri nugutegeka, uhita wituriza, ube maso, nawe urebe uburyo warwanya ibyo ngibyo by'ibirari by'iki byose biri kugutegeka. Imana itugirire neza. Wirinde udapfa, wirinde utagira gute, udapfa. Murumva yemwe bakobwa n'abahungu, murimo murabyumva? Imana itugirire neza kandi Imana itwiteho. Buri wese mu rwe ruhande anesheshe intwaro bita gusenga, anesheshe intwaro bita gutsindira. Ibintu byo kuzana inkundo zidafite aho zishingiye, bikarangira umuntu akwihakanye, bikarangira umuntu agukojeje isoni, bikarangira umuntu akwiciye ubusugi. Ibyo bintu mubyirinde. Naho ibyo kuvuga ngo murabababaza, none se ubu we yamukoreye biri byiza? Imana itugirire neza. Ni Mungu nakubwira ngo utamusura arababara, ababare. Hari Imana yaguteganyirije. None se ubwirwa n'iki wa mugani niba uramwizera ku kigero kingana iki wa mugani niba watari ukwihakana? Imana itugirire neza kandi Imana itwiteho. Byari iryo jambo ry'Imana ashaka kugira ngo nkumenyeshe kandi mugurira buri wese, kugira ngo mu ruhande rwe abe maso kandi akomere. Reka dusenga Imana. Mana, tugushimiye kubwira ijambo. Nsengeye abakobwa, nsengeye abasore, abo bose ubaha imbaraga zo kunesha icyaha n'igisa nacyo, kandi Uwiteka Imana ari nako urushaho kubabarira bamaze kubigwamo, ubaha imbaraga zo kubireka no kubivamo. Urakoze kubyumvishe kandi kugiye kubafasha, mu izina rya Yesu, amen.